Muraho ubushize nabagejeho inkuru ya Joriji Baneti igice cya mbere. Murayibuka? Wenda ushobora kuba wibutse ibya za nshinge yahishe mu byatsi arangije arabitwika, cyangwa se wenda ukaba wibutse ukuntu yatwaye ya nkono mu mugozi, inkono irenda kumuca ibitsi inzira yose, igikono kiti hogi hogi hogi. Cyangwa se wenda ukaba wibutse ukuntu bamutumye isuka ashira wa muhini mu kwaha kw'ishati, igishati isuku tararamuka. Ushobora no kuba wibutse ukuntu yarariye ya magi y'inkoko bikaba bigusetsa. Ushaka kuba wibaza utese amaherezo ya Joriji Baneti yabaye ayahe. Gusa amaherezo ye ashobora kugutangaza cyane. Uyu munsi nifuje kukugezaho igice cya kabiri cy'iyo nkuru, ngaho rero yikurikire. Wa mubyeyi abonye ko umuhungu wamukurikiye aramukomera, turagwa hehe Joriji we, kagusiga ushitse urugi wacyo ntasiwe. Nuko Baneti arakimirana n'imuhira, agira rwa rujya rushikanuza ku muryango, aruterera ku mutwe akurikiranye. Undi asubije amaso inyuma abona Baneti n'urugi ku mutwe, arumirwa ati ishyano ndarikika nte. Wakizeza ninde ukubwiye gushikuzaho urugi? None se si wowe mbwiye ngo ndushike? Sinari nkubwiye ko urukuriraho gusa kugira ngo nibura dusige rwegetse ku muryango? Nuko rero numvise nabi, none se mbigirene? Ni ishyano rimwe ribiri itagira gihanura. Nuko Joriji na nyina barakomeza baragenda. Hashize umwanya bumva amajwi y'abana imbere yabo. Nyamugore ubwo baburamutaha, nuko abwira umuhungu we ati turashize, reka twurire igitabo wumva ntabana ijoro. Hashize umwanya Joriji abwira nyina ati mawe ndakubwe, numva nshaka kandi sinshobora kwihangana. Ikomeze wakiryohe batatwica. Sinabishobora kandi sinagerageje kwihangana kera gato, uruhago rurenda guturika. Birabuko byakabaye. Agize ngo ararekura, inkari zose ziboneza mu nkono y'ibisambo, naho bya bindi biti egoko. Ngaho rero imvura yagwa, birahise. Undi mwanya ahari n'intonyanga, ntacyo bitwaye, ariko ikivuye mu ijuru kikagwa mu nkono kiba ari cyiza. Ibisambo ntibyabyitaho, byikomereza kubarura amafaranga. Ni nacyo cyari kibababaje ngo hatagira ikizimba ibindi mu migabane. Joriji amaze akanya yongera kongorera nyina ati ntabwo, urugi rurandemereye, ibinya bimaze kuza mu mitsi, ndumva rwenda kuncika. Nyina aramutwamatira, ukomeze wakivumbuye batatugirira nabi. Urugi ruramanuka hejuru n'hagati ya bya bisambo ngo pi. Umutima ubihubukamo bikwirwa imitwaro, byiruka amasigamana, kibuno mpamaguru, kibuno mpamaguru. Bigenda bitarora inyuma, bimwe biti twakurikiwe, ibindi biti ijuru rigiye kutugwira. Joriji na nyina babonye byirutse, bamanuka ubwo batangira kuyoragura bya bifaranga. Buzuza imifuka, ibindi babitonda ku rugi, bafatanya kurwikorera, basubira umuhira bishimye. Singe wahera. None se naye masomo tuvanye muri iyi nkuru? Isomo rikomeye mvanyemo nuko nubwo kumvira ari byiza, tuba dukwiriye gushyiramo ubwenge. Mu by'ukuri Joriji yarumviraga cyane, ariko mu by'ukuri ikibazo yari afite nuko atashyiragamo ubwenge. Ubwo rero tujye twumvira ariko dushiremo ubwenge. Ese wowe hari amasomo wadusangiza wavanye muri iyi nkuru? Ushobora kuyadusangiza muri komenti. Abatarakora subscribe turabashishikariza kubikora. Nanone dukomeje kubashishikariza gukora like
ndetse na sheya. Mwakoze cyane kubana natwe ku nkuru y'uyu munsi. Mureke tuzasubire ubutaha, noneho tuzabagezaho inkuru ya ruhato n'agasamuzuri. Ntuzacikwe n'inkuru y'ubutaha.